nk'uko mumaze kubimenyera nta kubatenguha hano ni ukujya tubagezaho inkuru ziba zigiye ziri update ndakumenyesha ko rubahisha bamaze kumuta ibishanga papa. Iyi ni imwe mu nkuru ku mbuga nkoranyambaga itashimishije bamwe mu bafana bafanaga uyu mukobwa no mu bantu bagendaga babona ibiganiro akorana n'uyu mugabo. Ntabwo ewana kuri social media noneho cyane usimbukiye ku rubuga rwa X izwi nka Twitter, ukikoza kuri Instagram, ni imwe ewana ni zimwe mu mbuga ziri kugaragaraho amarangamutima y'abantu bagaragaza ko batishimiye igikorwa nk'iki Emirene yaje kuba yakora, aho yaje kubatangaza ubukwe n'undi mukobwa, mu gihe hari undi mukobwa wari waragiye ugaragaza amarangamutima ye si umwaka umwe si ibiri si n'itatu. Uyu ni umwe mu bakobwa yagiye ugaragaza ko akunda Emirene, urukundo rudashira, rwa rukundo rwanakugeza mu bitaro. Iyi nkuru nanjye nayibonye nubwo nyibabwe nanjye kumunyumva ewana nababaye, kuko nabonaga Aisha nkamubonamo couple nziza y'ejo hazaza we na Irene Murindahabi. Reka tumbe nabasha kuba nabinjiza muri iyi nkuru neza mbasobanura ukuntu bimeze ibyo Emirene yaje kuba atangariza abamukurikira. Murindahabi Irene ukora umwuga w'itangazamakuru akaba n'umujyanama w'itsinda Vestina na Dorcas yatangaje ko agiye gukora ubukwe n'umukunzi we Nishimwe Liliane. Bagiye kuba bakora ubukwe we n'uyu mukobwa. Ibi Emirene yabitangaje kuwa gatandatu tariki 16 Gicurasi ubwo yasangizaga abamukurikira be integuza y'ubutumire. Njyewe ndi kumva nanababaye kabisa. Iyi nkuru nyine, iyi nkuru sinzi ukuntu ndi kwiyumvamo, gusa reka dukomeze turebe. Uyu Murindahabi Irene uzwi nka Emirene ubwo yazaga kuba yateguza ubu butumire abamukurikira kuri social media ze zigiye zitandukanye, ubu butumire yaje kuba abuhererekesha ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya, amagambo yo muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 avuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Mvugira ngo amen, ariko wigenda utavuza amen nshuti y'Imana. Erega nubwo yatengushye umukobwa wacu ariko nanone ntabwo wabura kwishimira ibintu nk'ibi, sibyo se siko bimeze? Ifoto y'integuza y'ubukwe bwabo bombi igaragaza ko bazashyingiranwa tariki 15 Kanama ubwo ni mu kwa munani. Iyi poste yaje kuba anayihererekesha amafoto menshi agiye atandukanye, ubwo bari mu Bubiligi ari naho yaje kuba yamuproporiza, yaje kuba yamwambikira impeta. Gusa nyine ni bimwe mu bintu byaje kuba byatungura abantu benshi, aho bamwe bagiye bavuga ati Emirene urahemutse, uhemukiye Aisha, kuko Aisha ni umwe mu bakobwa bagiye bagaragaza urukundo rudasanzwe, gufuhira Emirene ku rwego rwo hejuru. Mbese yari wa muntu wagaragazaga amarangamutima kuri yiwe yose kuri Emirene. Dore uyu Emirene kuri ubu akaba anafite filimi ari kuba yanyuza kuri imwe muri YouTube yiwe. Iyi filimi akaba nayihuriyemo n'uyu mukobwa Aisha. Bamwe bakashobora kuba bari kugenda bavuga ati Imana idufashe abari ibyo muri iyi filimi wenda bizaza bigaca muri iyi filimi ari kuba yakora ntibibe ari ukuri, kuko bibaye ari ukuri yaba atengushye umukobwa wacu inkindi Aisha, dore ko yari umwe mu bakobwa wagiye ugaragaza ko amukunda ku rwego rwo hejuru. Ugiye kuri social media aho yagiye abinyuza comment yose ari kugendazaho, no kuvuga uburyo Emirene yabateye Aisha umugongo, cyangwa akaba muteye umugeri w'inyuma, akaba ahisemo kwishakira uyu mukobwa w'ikizungerezi. Uyu ni umukobwa w'ikizungerezi uri mu gihugu cy'Ububiligi, amazina nk'uko nababwiye yitwa Nishimwe Liliane, akaba ari we wegukanye umutima wa Emirene. Aho Emirene avuze ati uyu niwe ngomba guhitamo, uyu niwe ugomba kumbera madamu, niwe uzambyarira ahungu n'akobwa.
akareba Aisha akamutera umugeri w'inyuma akavuga ati we wana we ndi kukubona sinzi ndabona bitari kuvamo. Gusa reka dukomeze twihanganishe Aisha, birumvikana ni ibintu bitoroshye kuba waruzi gukunda umuntu mukunda cyane bya bindi byo gupfa, ariko kuba yifitiye nawe undi muntu akunda, ni bya bindi bavuga ati wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Wasanga ari abandi batipe bari inyuma yiwe, bari bamukunze cyane bamukeneye, akabatera uw'inyuma nawe natwe uwo yari asanze ari we Emere akaba yaje kuba yamutera uw'inyuma. Gusa twe guca imanza kuri iyi nkuru, reka dutegereze turebe ikizavamo kuri izo tariki 15 z'ukwa munani, turebe niba ubukwe buzaba buba cyangwa niba ari n'ibizaba bica muri iyi filimi bari gutegura iri guca kuri niba ari Chopa, sinzi ntabwo ndi kubyibuka neza, ariko niho iyi filimi iri kuba yaca. Bamwe bari kuvuga ati ashobora kuba bizagaragara muri iyi filimi ntawamenya, ariko bibaye ari ukuri Aisha yaba yahiye yaba yahiye. Wana nyine ni ukurebera ahandi akihangana. Izi nizo nkuru mba nshaka kuba mbageze, icyo mba ngomba kugusaba we jya ukora update, jya ukora subscribe, ubundi ngende nkugezaho ama update agiye atandukanye. Nk'iyi nkuru nayo waruzi, ariko niba warakoze subscribe ubashije kuba wayimenya. Reka ngushimire rero twari tubanye muri aka kanya ko kubagezaho iyi nkuru. Niba wanishimiye ibi ngibi bana, ufata umwanya uvuga ati congratulation Irene, ibi ngibi wari ubikwiye cyari igihe cyo gushaka. Kandi niba utanayishimiye ushobora kuba wagenda ugasanga Aisha kuri social media ukabamubwira ati pole mwana wa mama, bizacamo ejo ni heza, aracyari igihe. Ibitari ibyawe ntabwo biba ari ibyawe. Urakoze cyane we tubanye muri iyi nkuru, komeza ugubwe neza.